Inshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mwese abadukurikirana. Ngeze ahantu basanga abantu biteje imbere, abantu bakorera hamwe, abantu bafite ishyirahamwe ryo guhahira hamwe cyangwa se bakamara igihe ngo bizigama. Uko nagiye mbyumva, reka nsabe umuntu masanze adusobanurire, atubwire uko bimeze. Mada, muraho neza? Muraho neza. Witwa nde, amazina yawe? Nitwa Uwineza Valentine. Witwa Uwineza Valentine. Ibi mbasanzemo ni ibiki? Iri uko tureba turi hano twarishyize hamwe, iri ni itsinda bita duhahirane. Yego. Uko turikora tugenda twizigama amafaranga make make bitewe n'ayo umuntu ufitemo, duhera ku giceri cy'ijana kuzamuka. Tukamara ukwezi ya mafaranga twagiye dukusanyiriza hamwe, tugahahamo ibyo kurya tukabigabana. Mugahahamo ibyo kurya mukabigabana. Mutanga igiceri cy'ijana? Yego, guhera ku giceri cy'ijana kuzamuka. Iyi mifuka yose ndeba ni igiceri cy'ijana mwakusanyije koko? Tugenda duhera ku giceri cy'ijana kuzamuka biterwa n'ayo ufitemo. Ubu muri abantu nka bangahe? Turi abantu bagera muri 30. Ko ndeba se wowe waje wenyine, ntiwaba ushaka kubyijyanira ubu ngubu? Oya, ntabwo nshaka kubyijyanira, hari n'abandi bagenzi banjye. Iki ni igikorwa cyiza rwose, mwiteje imbere. Harimo n'abagabo cyangwa muri abadamu gusa? Turi abagore n'abagabo. Abagore n'abagabo. Yego. None se abandi badamu cyangwa se abandi bagabo, ni iki wabasaba cyangwa iki wababwira? Icyo nababwira cyo ni uko nabashishikariza ko iri tsinda ryacu ari ryiza. Nabashishikariza ko nabo bayizamo cyangwa tukabagira inama y'uko twaritangiye, bakajya bizigamira nabo bakabasha guhaha ku gihe, kandi bagahaha bitabatwaye amafaranga menshi cyane. Ubu se amafaranga yanyu mwizigama muyabitsa kuri konte cyangwa murayibikira ubwanyu? Amafaranga yacu dufite konte tuyabika. Mufite konte muyabikaho, mukayagabana hashize igihe kingana iki? Ni buri kwezi, duhaha buri kwezi. Sawa rero, murakoze cyane. Ubundi mukomeze kugira ishyirahamwe ryiza, kandi mukomeze no gushishikariza n'abandi kwitabira igikorwa nk'iki. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego, namwe murakoze.